Umva ukuri. Kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Benshi ntibemera ko Yesu azagaruka. Abandi bati azaza mu ibanga. Abandi bati iherezo ry'umuntu ni ugupfa kwe bakamuhamba. Byanditswe muri Yesaya 22 umurongo wa 12. Umva uko Imana yavuze abantu b'iki gihe. Uwo munsi w'Iteka Nyiringabo yahamagariye abantu kurira no kuboroga no kogosha inkomborera no kwambara ibigunira. Aho kugenza batyo habaho kunezerwa no kwishima no kubaga inka n'intama no kurya inyama no kunywa vino, batireka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Abantu benshi nuko babizi, bazi ko bagomba kurya bakanywa bagashingirwa bagashingira bakabyara barangiza bagapfa, iherezo ryabo rikaba ribaye ibyo. Ariko Yesu azagaruka. Niwe wabyivugiye ubwe muri Yohana 14 umurongo wa 1 yaravuze ngo nzagaruka mbajani wanje ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ntabwo azaza mu ibanga. Mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 7 haranditse ngo arazana n'ibicu kandi amaso y'abantu bose azamureba. Ni ukuri azagaruka, kandi nagaruka n'abapfuye bazazuka. Byavuzwe n'umugaragu w'Imana Paulo mu gitabo cy'Abatesalonike, Abatesalonike ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16. Yavuzemo amagambo akomeye ku mwami wacu agiye kugaruka, kandi yagaruka abantu bose bakamubona, azaba bariho n'abazaba barapfuye. Haranditse ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru, arangurira ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Umva ukuri. Yesu agiye kugaruka. Ntabwo abeshya, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yivuguruze, n'ibyo yavuze izabisohoza. Mu gitabo cya Habakuki igice cya 2 umurongo wa 3 haranditse ngo naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza ntibizahera. Reka nkubwize ukuri, Yesu agiye kugaruka, reka nje nawe tumwitegure mu izina rya Yesu.